ariko nasanze saa sita zuzuye. Ikipe ya Rayon Sport nibwo yatangaje ko Mohamed Ouattara ubu ari umubruze, ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni myugariro, akaba yarakiniye amakipe atandukanye arimo Wydad Casablanca, anagerana nayo ku mukino wa nyuma wa CAF Champions League, yanatwaranye nayo igikombe cya shampiyona cyo mu gihugu cya Maroc. Yakiniye ikipe ya Simba Sports Club, akinira ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya Al Ain zo muri Leta Zunze z'Abarabu. Yakiniye kandi yakiniye mu gihugu cya Qatar, ubwo bivuze ko yakiniye muri Maroc, Sudan, Tanzania, Saudi Arabia ndetse anakina mu gihugu cya Qatar. Uyu niwe mukinnyi mushya tugiye guheraho mu ikipe ya Rayon Sport Iber, mbere yuko tuganira muri rusange ikipe ya Rayon Sport. Nibyo Mohamed Ouattara ni umudefanseri mu by'ukuri muremure kuko afite metero 1.90, uyu mu center back 1.90 ku myaka ya 27 kuko yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1999, bivuze ko afite imyaka 27, metero 1.90. urumva ko ari umukinnyi mu by'ukuri muremure, ariko nkuko nubundi dukunze kubona abakinnyi baturuka mu gihugu cya Cote d'Ivoire baba ari barebare ariko badafite ibigango, atari abakinnyi bafite ibiro byinshi. Nabanga barambaye ari muremure ariko bajya kureba umubyimba w'umubiri we ugasanga ntabwo ari munini cyane. Nabanga rero abayumutse mu by'ukuri bura Cote d'Ivoire naho ni imwe mu bihugu bigira abakinnyi barebare kuko ari championnat ari mikirizo kubera hano igikombe cya Afrika cy'abakinnyi bategereje imyaka 16 hari muri basket. Icyo gihe harimo abana barebare bo muri Cote d'Ivoire, bitavuga nti ahantu hava abakinnyi barebare. Ubwo rero na Mohamed Ouattara 1.90 bari umukinnyi muremure. Ubwo rero mu makipe uvuze yakiniye, ndabona iyaheruka mari ikipe ya Al Ahly Club. Urumva Al Ahly Club niyo muri Aziya, niyo kipe iheruka gukinira muri 2000 imyaka 33 ariko oya yewe nabonye ari 27 uyu ni 27 33 bari kumwitiranya. Uyu ni Cote d'Ivoire, namubonye ni Ouattara no muri Burkina Faso, no muri Burkina atandukanye. Uyu ngafite 27. yewe reka nkubwire ukuntu uyu musore nashatse amakuru ye yose. Ako nibyo namubonye kuri transfer market. Yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa munani muri 99. Myaka 27. Yego, afite indeshyo ya metero na 90. Uyu akaba afite ubushobozi bwo gukina mu mutima wa defense, mu gihe ari gukina muri defense nyine ya babiri cyangwa se umutoza yahisemo gukina defense ya batatu. Ibyo byose ajya bishobora. Abaraho hagati na hagati. Yego. Uyu myugariro mu bintu azwiho cyane imipira yo hejuru, amadueli yo hejuru ebana ngaba ari uwa mbere. Ku mateka ye rero yakiniye ikipe ya Wydad Casablanca mu mushinga bari bafite muri 2018 2019. Icyo gihe batwarana igikombe cya shampiyona Botola Pro ndetse banagerana ku mukino wa nyuma CAF Champions League niho batsindiwe. Ku mibare rero ari mu ikipe ya Wydad mikigaragara nuko yakinnye imikino 6. Hanyuma muri iyo mikino ya shampiyona irimo na Champions League aza kuhava 2019 2020 ajya mu ikipe ya Renaissance Zemamla n'ubundi iyo muri Maroc, ariko icyo gihe yaratijwe ikipe ya Wydad. Icyo bisobanuye yarafite imyaka 19 ajya muri Wydad. Noneho urumva ntabwo yashobora kugenda, birumvikana umwana w'imyaka 19 ngo ajye kuba umusitata. Icyo gihe agenda atijwe kugira ngo abone umwanya wo gukina. Ahageze yahakinnye imikino 8. Arahava yose zirangiye. Noneho ahita ajya mu ikipe ya Al Hilal Omdurman. Icyo gihe yerekezayo muri Sudani muri 2020. Yahagiriye ni naho navuga ngo niwe kariyeri ye noneho yahise itumbagirira, kuko numwe mu bakinnyi bagize ibihe byiza banafasha ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani. Icyo gihe anakinana nayo imikino y'amajonjora ya Champions League. Uyu mukinnyi yahakinnye imikino 17, ahakina iminota irenga 1500. Ntiyigeze akura ikarita y'umutuku, yahawe ikarita 2 z'umuhondo. Muri CAF Champions League akinira ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani yahakinye nanone imikino
20 akina hafi minota 1610 ariko ku rwego rwa nivo yakinnyeho akaba atanashaje cyane wenda niyo twavuga ati wenda ko cyo yayindi 3 y'abanyafurika tuvuga ikaba ari 30 wenda birashoboka ntabwo yaba atari ku rwego rwo kuza ngo akine ari umukinnyi wabanzamo muri Rayon Sport abataragize impamvu zindi zikomeye z'imvune zo kumara igihe kinadakina ushaka kumuhungabanya bikomeye icyo navuga Rayon Sport yaguze umukinnyi ufite parcours nziza aho yaciye n'ama equipe yanyuzemo nkuko Rugaju yabivugaga ntago ari amakipe yoroshye yego ariko nge ndabijyanirana n'igitekerezo cya Rayon Sport nyuma ya Sekafa Kagame Cup nuvuga ngo Sekafa yabaye igipimo cyiza cya Rayon Sport cyo kubagaragariza aho bafite imbaraga naho bakeneye kongera imbaraga yego aho twahurizaga twese nuko twabibanaga ko muri defense yabo hakirimo ibyo gukosora ndabyibuka Rayon Day kirangira Rugaju twarakoranye yego avuga ati simbona Matumono uza gufasha ikipe ya Rayon Sport mu bwugarizi uribuka ibintu nababwiye muri match ya Jamus yabereye Igicumbi nababwira ngo umwe mu bayobozi yavuze ngo dukeneye gukora muri defense icyo gihe navuze uti yego ibatsinze 4 ariko binjijwe 3 nuvuga ngo defense ya Rayon Sport nubwo muri Sekafa Kagame Cup itatsinzwe ibitego byinshi ariko nuko yari ifite mediane nziza yabaziye wa mugani n'umuzamu bakabafasha ariko ubundi muri defense twabonagamo inenge kandi nabwo urumva twabonagamo ibihanga akosorera hafi ibitego 2 babatsinze ubonaga ko nyine ari nabwo akosorera hafi kuko icyo gihe uvuga hakinaga Matumona avuga ati kamfe kuzanamo Didier byibura we hari icyo yakosora bivuze ko kuri Matumona cyari ikibazo gikomeye cyane kugeza ubwo yazanye Didier yari yarazanye nk'umusimbura waba babiri birangira mubanjemo reka tumenye ibanga n'ubundi byari Matumona ibintu byararangirewe yatwaye Sekafa buri munsi twavuganaga na hari ingingo buri munsi barangira amasaha twivuganira y'ijoro akenshi mu masaha 3-2 gutyo n'umuntu wakubwiraga ngo Matumona ni umudefenseri twakurikiranye tuzi ubushobozi bwe azadufasha yego igihe Matumona atatangiye kwitwara neza bigaragara ko ari mwiza mu kwantisipa kuri match ya KVZ gusora umupira ariko ukabona nabura n'ababataka b'imbaraga batyaye bizamugora match ya KVZ niba wibuka cyagiye nazanye imishandiko y'impapuro cyagiye nari ndwaye igihe nagarutse mu kazi nibwo twaganiriye ariko umwe ngo nshuti Didier nubwo muvuga ngo ari umubencheri muri Gorilla ati mu mwaka nzamugira mu defenseur uzagera kuri rwego rukina muri equipe nationale usicyo ashaka kuvuga ni umukiryi ugifite akazi ko gukorwaho arabyemera hari ingingo arabizi hari nuko twanabiganiriye kubera excitement y'abafana ngo equipe ngo yageze kuri finale tubigana imaze kwitwara neza muri demi finale nasuragamo ikeneye imyanya 3 yego ambwa ni cyane mu defenseur central ikeneye mu mediateur ikeneye n'umwataka yego afana kwera excitement ngo abonye ngo ibintu Didier yakinnye ngo ibyo nuko utamenya umupira ngo umwataka ngo ubuse ngo umwataka ngo kamini ngo numuswa hehe ngo ntimuba muzi umupira ngo noese ngo ubona ngadakora ku mipira ibyo urabivuga kuri umufana nyine kandi ndakumva ariko n'ubu ngubu hari ingingo aricara akavuga ati biragaragara yuko nitujya kuri nivo zo hejuru niyo ukunda gukoresha rya jambo ry'igifaransa kuri varize akavuga ati hari ahantu bigera ukaba udashobora kuri varize ino nivo y'abakinnyi bari bafite y'aba central defender bari bafite ntabwo mbwira ngo reka tuvuge Rayon Sport yinjiye mu matsinda ufite match 6 ugiye gukina n'amakipe nayo yabaye meza ku mugabane wa Afurika reka tuvuze umaze guhura na APR yamenyeranye yafatishije uri kwibwira yuko byoroshye cyane kwizera muri Matumona na Didier se ntabwo ari ntabwo byakunda kugira rero ngo wizere yuko ikipe ikomeye mu Rwanda dutinya ikintu cyo kuba twakwa upgradinga equipe tukagenda mu marangamutima afana barabikunda cyane ngo twatsinze ngo nta wundi mukinnyi dukeneye ariko ibyo iri kuvuga ngo mwatsinze iyi yari tournament byari irushanwa rigufi mwatsinze oya batsinze n'amakipe akomeye pe batsinze Hilali batsinze Taska bataza ngo twasuzwe intsinzi yabo batsinze gol 2 bakipinze kuri shit bakinnye neza batwese Sekafa bakomeye pe ariko hari kizaza kikaruta Sekafa yego Confederation zaziruta Sekafa erega na champion wibuke ko champion za kuba match 34 yego
kandi ntabwo ukeneye kwibeshya kuko ejo n'ubundi nugera imbere bikagaragara ko wenda Didier atari kureponda neza nubwo ari umukinnyi mwiza ko Didier ni umukinnyi mwiza pe umukinnyi muto uzaba n'umudefanseri ukomeye uzibureminga ngo twagombaga kuba twaraguze umudefanseri ukomeye icyo rero yagikemuye same noneho nabwiye ngo turi mu mwanya wo kuvugisha ukuri Rayon Sport ntinanyuzwe n'ubusatirizi nimero 9 Rayon Sport barakubwira bati nibyo twatwaye Sekafa Kameni yitwaye neza akora ku mupira avuye mu gitego cya mbere Kameni yakoze ku mupira avuye mu gitego cya kabiri kuri finale hari n'izindi match yagiye adufasha nibyo pe ariko baracyakubwira yuko nimero 9 wa Rayon Sport ntibaranyurwa ahantu mu myanya 3 twavugaga na hari ingingo icyo gihe namubwiraga nkamwe ni mwazanye musanga kuri 6 na hari ingingo yarabyemeraga yuko abonye musanga yasubiza Modera Akbar kuri 2 ibyo nkubwira n'ibintu njye naganiraga nawe kuri telefone atahakana azi neza this time amaze kubona ko Mediane ye bya bintu biri twavuze ifite icyo kintu cya complementarité ubwuzuzanye no kumva ibyo ashaka ko bakina biriya twavuga bya comprehension akavuga ati Jingale na Moderi barahuje nta kibazo gihari ahubwo yareba n'ibintu Kabange yakoze muri no Sekafa umuntu atsinze imipira abatanze imipira yavuye muri bitego kavuga ati nta mpamvu yo kugura undi dufite n'umusimbura we Obed aravuga ati ubu nta mpamvu yo kwirirwa turwana na nimero 6 Obed ni kwaganijwe Obed ni kuri kabiri sorry ni muri 3 namwitaye Zuberi iriya mukura yawe iriya mukura ibintu byose utekereza mukura biragaragara ko aho ibitekerezo biri no gushaka rutahizamu Mediane barasa n'aba batoya na twiyikoraho imeze neza wenda bakavuga bati nabo bana b'abanyarwanda ba Christian ba Fabio Nkundimana nabo nabakinnyi beza umuntu yagenda afasha bakaba basimbura sitwa champion y'u Rwanda ni n'abantu banayikina sinekereza ko ba Christian ba Fabio kuri izi match no ya za Sunrise bari Kigali Nyamirambo basimbuje batabasha kuguha ibyo babakeneye muri match babikora muri Mediane ikindi utarahava urumva icyo uvuga cyo kuzana musanga barabitekereje nibyo bagashyira uyu musore Modera Akbar kuri 2 ariko basanga nko muri championa ibyo ntacyo byabafasha yego kuko bakeneye abakinnyi b'abanyarwanda 3 bazajya babanzamo muri ba 8 b'abanyamahanga no ngo nimero 2 nimero 3 na nimero 7 ngo neri 3 ni Kabange na Ganijuru yego nibo bakinnyi bagomba kujya babanzamo bitabaye ibyo ngibyo Kabange adahari habanzamo Obed Ganijuru n'abatagiyemo bagomba gushyiramo uyu mwana wita Fabrice cyangwa se na Zuberi ngo iyo myanya ko ari 3 hagomba kuba ari abana b'abanyarwanda bivuze ngo rero uramutse uzanye musanga ugashyira Modera Akbar kuri 2 muri abanyamahanga warenga kuko bahita babikenda musanga agiyemo ari umunyamahanga Akbar nawe agiye kuri 2 ari umunyamahanga icyo gihe muri championa kandi nabari kuviza cyane bifuza no gutwara byabipfuye mujya mutera icyotezo Didier ndavuga Didier wacu ariko kuko muri Rayon hariho ba Didier benshi uburyo bahisa yihuta cyane agahita azana lineups za Rayon Sport no muntu twavuga afite experience nta kibazo twakunda kujombana produit fini no twazana produit tararangiye kiri mu ruganda ni rig proven ntabwo dukoresha abastage no mu kibigaragaza abo dukoresha abastage dukoresha abantu yego rero twavuga ko urumva Mediane yo pe uko bigaragara ni kuriye abanyamahanga barimo n'abanyarwanda barimo bagashakira mu yindi myanya ikikwereka ko nanone abanyamahanga wa mugani yari na issue ikomeye ibera akomeje ku kintu cyiza nabwo ifite benshi reka nkubwire rigoga nk'ubu Rayon Sport ishaka umwataka ubabare nubwo iri kubikorera cyane buriya Rayon Sport target yayo nyuma yo kubona Tombo n'amatsinda barashaka amatsinda uzi ko amatsinda twarabaze izi match ebyiri iya mbere n'iya kabiri nyine round ya preliminary niya kabiri kafu yarabiryoheje ibihumbi 100 ni hafi miliyoni 150 hafi nizuze neza ariko zirabaraho make ariko bagiye mu matsinda ya Confederation ni ibihumbi 400 by'amadolari ibihumbi 400 iri guhagurukana 30 zayo kugira ngo ubyumve banza ubyumve ibihumbi 400 wongeye hibye 100 bikaba ibihumbi 500 iramutse yakoreye tuvuge idasohotse mu matsinda igakorera sense twarabaze dusanga ni miliyoni 735 z'amanyarwanda wavuga ngo harimo ayo bazaspendinga yego ingendo ariko hari ikintu ugomba kwibuka bazaba bafite match nyinshi bazakira kubera iyo mikino niba tsinda round ya mbere bazabona amafaranga y'amatike azabafasha get collection mu rugendo nyine
rwa round 2 round 2 bazakina match nabo retour hano izo si match ebyiri bazabakiriye Rayon Sport irimo irategura indi match ya gishuti ikomeye igomba kumurikwamo imyambaro cyane iyo bakerekana n'abakinnyi